Media Star Studio. Uramutse ucyoheje ubundi yigeze iyo nkubise inkono umusatsi urapfuka cyane gusa filime nawe ese shajya wambariye karokaro ubundi wigejeje kuki ugize ngo sisha wewe reba oya banzu urebe kagena kambaye bodaso ubundi ikigo ntabwo bureba aho ugiye kamanu muramfobye reba icyo hero usibi cyaracuye unawe twatangiriye rimwe sha reka ni icafuriza ucafuza sasa byari dosha ese ni byakubaho we ni byakubaho ese ku buryo nakambara bodaboda nkawe ntabwo murenganya rwose natwe kwiga primaire niko byari bimeze twambaraga bodaboda ugasanga ivumbi ryazamutse ryageze hejuru ntabwo wamurenganya rwose ntabwo wamurenganya ni ukuri ariko nanone mane gutya ni ukumubabaza nyine mane ko ngo gusetse umuntu we turize yanga ntabwo se nyine wambaye karokaro azakomeza wambaye karokaro nyine nimunda kugende buriya mwarimu ngo ni imvubu niba ari imvubu nayo ikidumu tugiye mwusura ushyirwumvira muri nyababyeyi utize kubura gukatamana uriya ruhara akora muhanga wamuroze niyakarabye nawundi se yewe izuba riwe meze nabi uriya ruhara nawe uzahagera ubyumva uzahagera ubyumva ugize ngo noneho twebwe ntabwo muzi umugabo twigisha ni kagufiya kareshya uzi uburyo kareshya akagabo kagose kamwe karakagabo ni igice kareshya nk'ifuni hande aha turashize none ariko sha muzi ko umuntu muri kuvuga nawe ari umubyeyi rero naye ndi umubyeyi sha kusi bagenzi ndamuna abagabo b'ikigenda nabo nibasaze nkikarya se yo kugipangirwa dusakuriza tubazi wewe vanza mu kiganiro gutesha wacyo ureba ibikureba bitakora kareba inyuma majina la Yesu ndebe ariko sha umuntu w'umubyeyi uratinyuka mubwira gutya hakusha ibintu wararezwe akabana b'iki gihe babaye gutya ahubwo sha ubizi imvi niwe wazinzaniye ugize ngo umagaze hano ubu ariko umuntu w'umubyeyi yambara gutya uzi ko abana baba bashobora kuba ari uko nguko bashobora kuba bambara karagoswe ndebera uburyo kareshya hayango ni ibibazo byawe ariko nawe nubwo uri kumuseka yuko ko umuprimere wambaye bodaboda udateze no kuzaza ariko nubwo nawe ndi umuprimere ntabwo nakambara mutaniye shawe karo nashobora nawe tekereza ushyira mu gaciro wakambara uko byabaye kuri ugize ngo mutaniye yewe wambaye bodaboda urafata inkweto zo muri yaragenze ndabona izuba ry'iyi minsi nabyihore ubundi se ashatse kakikomereze ubundi se katadutera n'umwakura katugeze wagira ni kakandi kigesha mu wa gatanu uzagwa handi kabisa reka uzabaza nawe wacu wapfuye atwesha yapa imigenda nyine baca umugani ngo bacyoshye yesu komeza ndebe ndinde igipangu cyanjye komeza wigire ibyo nuko nati cyacu yavugaga tutaramukoma inkonji sha ugize ngo inkonji ngasha tuganje ndebera uriya muntu n'izina ry'ibisima urabumva agatekereza ibyo nyine areye umva se bro none nta n'abantu baherutse guca hano ngo umuntu yibanze ngawumva ukuntu buri kuzindapirana wowe wakambwira ati mbwira ngo ahantu hari akantu ko gucomora none uri kundasira se bro zivumba umuntu aba yiruwa ryana hano baba telefone hano ngo umuntu arebe ko yagira uko yigenza ubuse turabahute bro nanjye mubwira turabahute mari dore kana kumutse twese mari turabahute maso dushadi mbwira mutya bikagira nawe yiheba bro all of you ntabwo ndimo ugize ngo peti ugiye nguze kugerekaho no kurya amabyizi reka ngwereka umbere cyangwa umugabo ibintu byiyongeresha ngewe cyangwa inguru hano wakimwe iyo cyaje peti kimeze nk'icyo kwa meya mara abana bo mu mukino rwose turabende soko muza mwanga mwabipeti n'ibyo ntumwe ko tuzabaho abana bo mu nyama
Kwa jina la bakubita man peti umva somoze wowe ubundi wowe Asoma undi murambozi Yes we. Uziko umuntu barariye ubugari n'umunyu wa gipeti. Nimba warari. hase peti ko mufite Shabyo ni bikureba. ugize ngo kneel down Ese muri kutubaza iki? Twiko turi abanyeshuri bivire ku ishuri. Ariko se dukoze. I say that kneel down Ubona umuntu azaba hute nkawe. Kuramo izo nkweto wambaye vuba vuba se. Wowe ubona tinga mu mama umuntu azaba. Mwaba uri umuntu yarwa. Kuramo iyo bag. Ngiye papa n'umumotari ashobora kuzamuka hano haruguru, ashobora kuzamuka haruguru, yarangiza akabakubitana mubimba. Yes we. Ibyo bintu ubu uzabisubiramo bwira se ajye kumutora kandi ugize ngo usubiramo umuvemo turebye Karangwa mwaba uri umuntu yarwanye. ugize ngo Ngabyibura basi mutubabare mudusigire baga zonyine. ase shaho ko mbona nta kintu kizi mufite ndatwara ko mbona nta kintu kizi musigaranye ndakutwara ugize ngo Betanda kuramo icyayi peti cyangwa y'umugabo. Namwe rugomba gikoma ko mutubabare no kuramo dusubize inkweto Peti zacu. ngo peti woshaka gucyana iyo bag. Woshaka kujya cyakuzonde. Mviriye kuri ba. Kuramo shasi ko ni mara Amabwira umumotari. ko turi abanyeshuri. Siko no umumotari. Peti wora jana ukuri umwe se cyangwa Nyine n'umutubabare. Mutubabare nyine ntabwo tuzongera. Peti mushaka no Mutubabare ntabwo tuzongera. Peti muragiye iyi niyo nzira n'ahandi mwaje. Isko sakora hari aho naga ari umutayeri. Wowe papa papa wasema ntago ari umuyede kwirata Sata dimwe twarahe muragaruka mugiye. ugize ngo Komanda, ngandebe, ngamuje mundebe. Asunde kanguke. Unika gasaso waga kupita mwena kamera. Komanda, Ura musaso wa mukupita. ugize ngo agure kambwiye. Katumutabaza ura muntu. Oya katumukubita. Oya nagaruka ugize ngo kumukubita. Wowe ura muntu urona no muntu kandi twe turabana. Inkweto zacu batwaye dushobora kugenda tukamumubwira none akagenda kandi tukangira amana. Ura n'umuntu mukuru ashobora kubakanga amana. Ari n'umuyobozi tutabizi mu mudugudu nabyo. Jana babye rwose. Tubwire se n'ukuntu twamusuzuguye. Neza amana yanjye. Oya turwe nabi. Ye data we yo this ujye twamutukaga. Yewe. ugize ngo Abyebagira mu wabyagira mu wese. Buriya njyewe nabaribye mugende ndabihorera. Buriya nta muntu mukuru bajya basuzugura. Nabihore barazamuka ngo hey. ugize ngo Mugende kandi mugende. Wongera abaho. Ntabwo njye bansuzugura. Murongera mumve imbere. Mumve imbere. turashize no Tujye sarugura sambe katwambura inkweto. Tubabare wese uzijya kudusabira imbabazi batwambika inkweto bacu no kuri mu rugo baratwica. Muze wakabiri. Burya bwose. Mwasekaga inkweto zanjye. ugize ngo Naguze 20,000. Muri kuza karaye zanyu barazitwara. Ha, nanjye reka mbaseke. Ndabasetsa buriya ngenda shwanyotse. Ariko rero kuko ndi umubyeyi tugenda ndaba icyo nakora. Abo bantu rwose ngende tena nabakubita. Simwaye inkoni mfite. Simuyirebe. Hey, buriya nicyo nababwira. Ese ni wowe bimubwiye ko numva uhita witarutse. Uyu musaza se tumukubita rwo badusaba imbabazi. Zamuke. Zamuke. Burangiye mwandeba. Buriya muzi imyitozo mfite. ugize ngo Muzi ibintu byose tuba twaranyuzemo. Abo bantu nimbafata. Ikibafata. Cyakoze bakibona isura yanjye. Barahita bumira. Ngo abana bizamukira bavuye ku ishuri ngo mukuremo inkweto mwe nta n'isoni. Imbasha vuba njya mu murandakaje. reka ngwereka imbere umugabo niba warasizwe amamesa y'i Burundi turayizi tushaka kuyigeraho niba warasizwe ubuto Dorenga. ugize ngo Dorenga niba Cyanyine kumenya abantu bazengerana Kigali yose. Abo bantu ngiye nimbafata. ugize ngo ubakubite paka iyo nkoni yose yashiriyeho cyangwa amatwe yakesha. Aba bantu usibye kubagira inama
nuko atari nonaha twabagira inama ugize ngo iki ahubwo aka kanya twabakubita ni wowe wenyine wabakubita sinyandwana ku manywa nijoro twaza tukabakubita oya na nijoro ntabwo njya ndwana ugize ngo iki ahubwo ikintu twabakorera twabegeranya tukabashyira nko mu gashyamba gatuje ubundi tukabacira ibiti ubundi tukabakubita tukabagurira agacupa kuko aba bantu ntabwo badukubita oya ahubwo twabicaza tukabagurira akantu tukabaganiriza nyine ubwo ntabwo ari iby'aka kanya twazabanza tukabiganira ni nka nyuma y'imyaka 2 ugize ngo iki niba ntacyo bibatwaye tukabanza tukabyitondera nyine tukabanza tukanabiganira kuko buriya kuko satani ugize ngo iki ibiremwa imana yashyizeho ibiha pawa turashize noneho kuko naragenze ndabona kari kagasaza tuzanye katubwira ko kagiye kubakubita akabice nisha wambwiye ngo tugakubite ndabyanga amatwi mabi amatwi arimo urupfu niyumva barabana mu bihore ibyo bari kuvuga ubwo njye baca nigende turashize noneho nasi ngo furange ko muyisigaranye ugize ngo iki